akareba inka izatanga inyama nyinshi, hanyuma yarangiza akayitangaho amafaranga ye menshi, ariko akavuga ati wankawe uko byagenda uko ariko kose nzakungukamo, akayipakira imodoka akayizana akayijyana mu ibage. Iyo arimo azana ya nka cyangwa ayicirikanya aba ayikuyakuya, iyo arimo ayagaza ashaka kuyireba imbere ayireba iki, aba ayihanagura ayagaza, iyo bayizana mu nzira baba bayinginga kugira ngo ikundi igere aho igera, ariko iyo amaze kuyigeraho bari buyibagire bayishyira hariya mu gihe gitegereje ko ijya muri abatwari niko numva bahita mu ibagiro, hari ahantu bazishyira. Inka ishobora kumara iminsi 2 itariye, ishobora kumara iminsi 3 itariye, mpaka igiye mu mashini bakayibaga igasohoka ari inyama. Uranyumva neza ikintu ndimo mvuga? Hariho abantu barambagiza abo bazabana bakagira ngo bararambagiza inka bazajyana muri busheri. Hari n'abandi barambagiza abo bazabana bakarambagiza nk'ushaka umuntu nyine wo kubana nawe uzamumara umubabaro kubw'igikomere afite, nawe akamara undi gikomere. Abo bantu baratandukanye. Rero hari igihe ushaka umuntu wamugeza mu rugo ukamugira ngo umujyanye mu ibagiro. Rwa rukundo na kwa kwagaza yigiraga bya bintu wamutereteshaga ukagira ngo ni kwa kundi umuntu ashuka inkoko ashaka kuyifata, akagenda yinagira akagori kakaza, yamara kugera mu nzu ugakinguka yikubita umushyo. Ibyo bintu bijya bibaho, tujya dukunda kubivuga. Umuntu akarambagiza umuntu afite ibintu runaka, mureba akavuga ati uyu nguyu yazanyungura muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi, uyu ndamushaka kugira ngo aze, uyu muntu ndamushaka njyewe, iwacu twavutse turi bake ndashaka kubyara abana. Bivugeho abantu bo ku Keze turabiziranye, hari ikiganiro nigeze kwa kivuga ngo inkoramutima yanjye. Rero indirimbo arimo kuvuga ni yindi nigeze mbaririmbira ngo Mwami Imana twuzuza umwuka wawe, dukomeze kwizera rwose Yesu, tumukundisha imitima yacu yose, yogesha imitima yacu amaraso ye, twangisha icyaha tubabera hose, mu byo tuvuga no mu byo dukora. Abagore dukunda gukundwa kuko twebwe abagore nta rukundo tugira, reka mbivuge gutya. Twe dutegetswe kubaha, guca bugufi nk'uko mwambajije, ariko tuzabikora ku badukunze. Abagabo mutegetswe kudukunda, natwe tukabagandukira nk'uko Bibiliya ibitubwira. Njyewe ni gute uzaza ukamaritireta ukamfata nawe ukagira gute? Urukundo rwanjye no kukugandukira uzabikura hehe? Mungu habamo utuntu dushya. Ntabwo kunezeza umuntu bisaba ikintu kinini, ntago bisaba ikintu kinini. Mbabwiza ukuri, mama Queen mureba ushaka kwibaza ngo uyu mugore ngo yagize atya natya, abanzi muranzi rata, abanzi muranzi. Ariko ndababwiza ukuri, nyurwa n'uburyo ibintu biba bimeze, uburyo biba bimeze. Utuntu tw'udushya, utuntu duto ugenda ukorera umuntu ukamwereka ko atari wenyine, nibyo bikwereka yuko umuntu muri kumwe, ukamuganiriza. Mwaba mwirirwanye mu rugo, uzi kwirirwa mu rugo ku munsi umuganda wirirwanye n'umugabo, cyangwa muri corona ingo nyinshi uzi ko aribwo umuntu yamenye uwo babana uwo ari we. Hari ukuntu bana n'umugabo akora mu ntara n'urugero, akaza nko muri weekend, iyo minsi 2 akavuga ati aho ntiyambunga, akihangana iminsi 2 siba ari myinshi. Ariko corona buriya yatumye abagabo benshi, buriya nk'amadivorce yavuye nyuma ya corona, shashwa kuba yarabaye menshi kuko twagiye kuri tere ewana amaturufu n'ibigarasha biragaragara. Yesu ndagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Keze TV umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibanezeze, ibasetse, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turi kumwe na CEO wa Keze TV, mama Queen. Ntabwo mumenyereye, ahubwo musanzwe mumubona. Ikinyarwanda buriya kirakomeye. Hari igihe njya kuvuga ijambo ibitekerezo bikambwira ngo ntabwo ibyo bintu uvuze ari byo. Mama Queen waramutse neza? Waramutse neza. Mahoro y'Imana abantu nawe. Amen. Nawe muhorane mu izina rya Yesu. Meze neza? Yego meze neza. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Harya duherukana mu kwa mbere. Duherukana mu kwa mbere. Yego. Mu kwa mbere. Ariko turongeye turabonanye. Umunsi ndibuka yuko turi hakurya. Uvuga ngo kuki? Ku myambaro. Imyambaro. Yego. Abantu bambare bikwiza. Abantu bambaye, turimo tuvuga kuri pièce de rechange. Pièce de rechange. Ku nsimburangingo. Nicyo kintu twari turimo kuvuga icyo gihe, ukuntu abantu bambaye insimburangingo bibwira ngo bafite ingingo original. Bakajya birabukwa mbese. Okay.
mwari mumeze neza hano ku Keze? Tumeze neza abakunzi ba Keze, ndabasuje mu izina rya Yesu, inshuti zanjye z'akadasohoka. Umwami Imana bampereye umugisha. Ni inshuti yanyu, ni umuvandimwe wanyu, ni wa mubyeyi mukunda cyane, Mama Queen. Uwiteka abaha umugisha. N'ubundi twongeye twagarutse nyuma y'iminsi itambutse tutabonana, ariko ku mutima tuba duhari, tuba dutekereza buri munsi, ariko nyine uyu munsi twagarutse kugira ngo twongere tuganire namwe. Mumeze mute aho muherereye? Mumeze mute aho mu ngo zanyu? Mumeze mute n'urubyaro? Mumeze mute n'abasheri? Mumeze mute mu kazi mukora? Mumeze mute ahabakikije? Umwami Imana bishimire. Abari hanze y'u Rwanda, mfite inshuti zanjye ziba mu mahanga manwe, narakuze nabaye umuntu mukuru. Mfite inshuti zanjye ziba mu Buholande, mfite inshuti zanjye ziba muri Amerika, mfite inshuti zanjye ziba muri Canada. Mwa nshuti zanjye mwe ndabaramukije, Uwiteka Imana bampera umugisha. Sigaye mfite inshuti nyinshi nanjye, bivuga ngo mfite amashami menshi. Ndabashimiye mwese mudukurikira, narashibutse n'ukuri, kandi n'icyo Uwiteka dushakaho. Iyo wamaze kuba umugisha, nawe ugira abanyamugisha, ukanagira nawe ubera umugisha. Abanyamugisha banjye rero nanjye abo mbereye umugisha, Umwami Imana bishimira aya masaha ni Mama Queen. Nanjye nti iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, n'abo bantu bo hanze bari mu ntara ya gatandatu. Buriya ni intara ya gatandatu, bari abantu baba bari hari hanze. Imana y'amahoro ibishimire kandi bahe umugisha. Ikiruta byose ibanezeze, ibasetse, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Ariko muramutse mukiranutse, buriya pasiwadi ni ukureka ibyaha, ukaba ukiranuka, ugakiranuka. Yego. Yes, kandi murakoze kumpa ikaze ku Keze TV. Murakoze cyane, turagukunda cyane rwose manwe, turagukunda. Yego. Ku Keze turagukunda cyane. Ahubwo nawe rimwe tuzahinduranye intebe, ubundi wicara ahangaha nanjye ngo tunge kamera. Ku Keze abakunzi bacu bakubone, bakumvira inyuma gusa. Shaka rimwe kuzabakwereka nkabereka uwo mugabo w'inkorokoro uba wihishe inyuma. Wibashyiramo ikintu ntazabaha. Ubwo nyine urabiyimye, murabe mwumva ntabwo ari njye, ni Manuel. Nta kibazo. Ni ukuri. Uriya Samuel atarakura ntabwo bamujyana shira. Yagoko. Agomba kumanza akamaramo amashereka. Akashira amashereka. Ubwo rero nyine mu gihe cyonka ibyo birakureba ngaho, ubwo nucuka tuzakubona. Mutegereze ngo azacuka, Umwami Imana amuhe umugisha. Yego. Namwe Imana ibahe umugisha. Wasenga Imana tugatangira ikiganiro, kuko hari utuntu dutatu nshaka kubaza twasubiza ikiganiro. Mana yacu, Data wa twese mwiza, urakarama. Ndagushimiye ko ngiye kuduha umwanya mwiza wo guhagarara hano hantu no kwicara tuvuga gukora kwawe. Abadukurikiye kuri Keze TV ubaha umugisha, abadukurikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubaha umugisha. Mwami uhabwe icyubahiro kuri ubu buryo washyizeho kugira ngo tujye tuvuga gukomera kwawe tunyuze kuri uyu murongo. Dushyigikira umwanya tugiye kumara tuvuga rero, ntaba ari twe tuvuga ibyo tubwirijwe n'Umwuka w'Imana. Kandi Data, ibidafite umumaro ujye ubirobanura kare. Mwami Imana bijye ku ruhande. Data, ntihakagiraho Satani adutega, kandi ujye uturwanirira intambara mu izina rya Yesu. Fasha rero abadukurikiye, nanjye ufashe Manuel. Twese duhirwe turi imbere y'amaso yawe, kandi ikiruta byose icyo twifuza nuko tuzagera mu bwami bwawe. Imbabazi zawe zidashiraho zijye ziguma ku buzima bwacu. Ibambe ryawe ribe ku buzima bwacu. Mwami Imana, ugumye ujye utweza udutunganye, kuko turi abanyabyaha, uko bwije n'uko bukeye turacumura. Ariko Data, ubanze utweze udutunganye, udukureho umugayo wose, aho tutagukiranukiye utubabarire, utwishimire kuko uri Imana. Urakoze, uragahora ku ngoma, ndakubashye kuko uri umukozi w'umuhanga. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Amahoro y'umugisha. Murakoze. Mama Queen. Karame. Ubundi tugiye kuganira nk'abakizwa. Abadakijwe nabo baze kumviramo nta kibazo, kuko iyi ni channel kandi ni itorero ritagira uwo rikumira. Yego. Ahubwo Imana izana abantu benshi bakora subscribe. Nshimiye abantu bakoze subscribe ku Keze TV. Nshimiye abantu bajye bafata umwanya bakareba ibiganiro byo ku Keze TV. Imana y'amahoro y'umugisha. Mama Queen, hari ikibazo batigeze bakubaza. Ni ikihe koko? Ngiye kubaza. Kimbaze. Narebye ibitangazamakuru byinshi byagiye bikubaza. Umutima wo guca bugufi. Nka Mama Queen. Ubundi umutima wo guca bugufi ku gitsina gore wakabaye ushyigikiwe n'iki?
kuko nzi mbega ko wowe umugore yandirimbo urayibuka ngaho yituririmbire Mother's Day niba ari Mother's isengesho rya mothers ry'abamama njyewe abo ku keze turamenyeranye ndi umumama usengera muri Eglise Anglikani ubwo rero ahantu arimo kunyuvura njyana ni mu isengesho ry'abamama tugiramo umuryango ariko turaza kugira ku ngingo bita guca bugufi Guca umutima wo bugufi, guca bugufi k'umugore cyangwa se k'umumama uvahe ni ukuvuga ngo aho ngaho iyo ugeze ku mugore rero yewe we nshinga agati nkunda abagore kandi na Bibiliya yarabivuze ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cy'agaciro kandi n'umunyarwanda arangije aravuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo ibyo byose turi bubivugeho abantu bo ku keze turabiziranyeho hari ikiganiro nigeze kwa kivuga ngo inkoramutima yanjye rero indirimbo arimo kuvuga ni yindi nigeze mbaririmbira ngo Mwami Imana twuzuza umwuka wawe dukomeze kwizera rwose Yesu tumukundisha imitima yacu yose yogesha imitima yacu amaraso ye twangisha icyaha tubabera hose mu byo tuvuga no mu byo dukora dufashe kuba abagore biringirwa kandi bakunda abana babo suko umugisha ku bagabo bacu n'abana bacu bababera iteka maze ubugingo tuzagira mwiza uzadushoboza ubwo mu ijuru iteka ni indirimbo ni isengesho nafashe muriza hamwe ivuga ku kuntu ni isengesho abadamu dusenga rivuga ngo Mwami Imana twuzuza umwuka wera uduhe gutunga umutima w'ubwenge umugore udafite ubwenge ntabwo yakubaka umugore udafite ubwenge ntabwo yaca bugufi nk'uko bivuga umugore udafite ubwenge ntabwo yaba umwiringirwa hari ijambo njya nkunda mu ndirimbo z'ubukwe tujya turirimba nkunda guhimba indirimbo z'ubukwe cyane manwe haba muri korari haba no mu buzima bwanjye kuko iyo tugeze ku ndirimbo z'ubukwe muri korari yacu abanzi baranze aho hantu ndafashwa nkaba navuga no mu ndimi kuko nkunda iyo hari indirimbo turirimba abadamu tukaririmba abagabo bakatwikiriza biriya bintu bikunda kuba buriya ngeze mu ndirimbo ya Salomo ngo umukwe ngo umugeni uzi ukuntu abantu iyo basubirikanya gutyo mbikunda rero biriya byose biva ku rukundo ariko kandi wowe wambaje ngo umugore niki kimutera guca bugufi ugomba guca bugufi kuko umugabo ni umutwe w'urugo kandi iyo uciriye bugufi umutwe w'urugo nawe umutima muzima rero bajya bavuga ngo iyo umugabo iyo umutwe watakaye umutima urasaba yangwa ubwo rero iyo utesheje umutwe umugabo umutwe ugatakara umutima we nawe ntabwo utuza kuko nibura umutima w'urugo umutwe watakaye ntacyo uba ukimaze ugomba guca bugufi kugira ngo umutwe ukore neza biva mu kwihangana biva mu gusenga biva kuba wa mugore wiringirwa ngo hari ijambo nasomye mu migani rivuga ngo ababyeyi baguha urugo n'amatungo n'ibindi byiza byakunezeza ariko umugore mwiza w'imico myiza n'impano nziza uhabwa n'Uwiteka ngo umugabo wahora amwiringira kandi n'ijoro itabaza rye ntirizima umugore wiringirwa ni wa wundi uca bugufi umugore ufite umutima utuje ni wa wundi umugabo avuga ati uyu mugore aratuje aciye bugufi atari wa wundi uvuga umugabo yavuga nawe ukazamuka ubundi hari ibintu biranga umugore mwiza Bibiliya yarabivuze ngo arusha amarijani igiciro umugore avugwa ibintu byinshi uwo muntu wujuje kondisiyo rero niwe muntu uzi guca bugufi akamenya umugabo uwo ari we hari ibintu tujya twitiranya by'uburinganire ngo n'ubwuzuzanye abantu bakavuga ngo bagashaka ngo uburinganire ntibamenye ubwuzuzanye nta na rimwe uzigera ubona ako kantu gatinde yego ahantu guca bugufi ni ukumenya kuzuzanya n'umugabo ntushake kuringanira nawe nta munsi wa rimwe njyewe mu rugo rwanjye nyakubahwa papa kwina ahantu uri munsi nashatse kuringanira nawe uzamenye ko ijoro ryakugwiriye kandi Imana izabindinde ntago njyewe nzigera nshaka kuringanira n'umugabo wanjye kuko njye nshaka kuzuzanya nawe aho ntuzuye akanyuzuza kandi nawe aho yagize icyuho nkamwuzuza niho hahandi abagore bazamura ino bakavuga ngo uyu nguyu icyo atagikoze nanjye nagikora ariko nimara kumenya neza yuko umugabo ari umutwe nkaba umutima w'urugo icyo gihe nzamwubaha nce bugufi menye ko ari umutware wanjye
menye ko ibintu tugomba kubyuzuzanyamo. Niba mfite icyo nshaka kuganira nawe tukagihuza, inama tuyige, ariko ninshaka kwihuza nawe ubwo abyara umwana umwe mbyara uwa kabiri. Ubwo niba nahashye umunsi ejo ahahe saa sita. Hari ibintu abantu bumva ukuntu gutandukanye, ari byo bitumye uyu munsi umudamu yagize amahirwe akabona amafaranga umugabo atarayabona, akajya hejuru agashaka kumukandagira. Mana yanjye ntabwo mbizi, buri wese agira imyubakire ye. Icyo nzi cyo nta rugo rugira formule nk'iy'urwundi, buri rugo rwubatse ukwarwo. Ariko abagore uko byasuko ariko kose tuzahora turi abagore, tugomba guca bugufi. Nunanirwa guca bugufi ngo umugore wiringirwa, umugore ufite ugwije ubwenge. Hari ijambo ryambwiye ngo umugore w'umutima ubwe yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe aragira ate? Ararwisenyera. So n'ubu umugore w'umupfu uzarusenya, n'ubu umugore w'umutima uzarwubaka. Niko navuga kuri icyo kintu. Aha, mama Queen, abashakanye ni gute imbaraga zabo zaguma ziringaniye? Ubona ari cyakorwa kugira ngo imbaraga zabo, umugore akomezanye ubwiza n'imbaraga, n'umugabo akomezanye imbaraga, kuko abagabo twebwe ntabwo turebwa ku bwiza, ahubwo turebwa ku rukundo n'imbaraga. Njyewe ibintu ntekereza kuri icyo kintu nibyo nkunda kuvuga, imyumvire yanjye si kimwe n'iy'abandi. Ikintu cya mbere namaze kubona, abantu bashakana bakundana, bamara gushakana bakundana, noneho ukagira ngo umwe, igihe wari wabona umuntu ujya mu isoko kugura amatungo, abantu bagura inka ni urugero kamfatire. Iyo umuntu acuruza busheri, manwe ntunkubite ntundakarire, iyo umuntu acuruza busheri, iyo agiye mu isoko ry'inka mu Gikomera, agenda areba inka ifite ibiro byinshi, akareba inka izamwungura, yego, akareba inka izatanga inyama nyinshi, hanyuma yarangiza akayitangaho amafaranga ye menshi, ariko akavuga ati wankawe, uko byagenda uko ariko kose nzakungukamo. Akayipakira imodoka, akayizana, akayijyana mu ibage. Iyo arimo azana ya nka cyangwa ayicirikanya, aba ayikuyakuya. Iyo arimo ayagaza ashaka kuyireba imbere, ayireba iki, aba ayihanagura ayagaza. Iyo bayizana mu nzira baba bayinginga kugira ngo ikundi igere aho igera, ariko iyo amaze kuyigeraho bari buyibagire, bayishyira hariya mu gihe gitegereje ko ijya muri abatwari, niko numva bahita, mu ibagiro. Hari ahantu bazishyira. Inka ishobora kumara iminsi 2 itariye, ishobora kumara iminsi 3 itariye, mpaka igiye mu mashini bakayibaga igasohoka ari inyama. Uranyumva neza ikintu ndimo mvuga? Hariho abantu barambagiza abo bazabana, bakagira ngo bararambagiza inka bazajyana muri busheri. Hari n'abandi barambagiza abo bazabana, bakarambagiza nk'ushaka umuntu nyine wo kubana nawe uzamumara umubabaro kubw'igikomere afite, nawe akamara undi gikomere. Abo bantu baratandukanye. Rero hari igihe ushaka umuntu wamugeza mu rugo ukamugira ngo umujyanye mu ibagiro. Rwa rukundo na kwa kwagaza yigiraga bya bintu wamutereteshaga, ukagira ngo ni kwa kundi umuntu ashuka inkoko ashaka kuyifata, akagenda yinagira akagora kakaza, yamara kugera mu nzu ugakinguka yikubita umushyo. Ibyo bintu bijya bibaho, tujya dukunda kubivuga. Umuntu akarambagiza umuntu afite ibintu runaka, mureba akavuga ati uyu nguyu azanyungura muri ubu buryo bumwe cyangwa ubundi, uyu ndamushaka kugira ngo aze. Yego. Uyu muntu ndamushaka njyewe, iwacu twavutse turi bake, ndashaka kubyara abana benshi, ndashaka umugore uzajya yita kuri business zanjye ziri aha n'aha, ndashaka umugore uzajya ukurikirana abahinzi. Mbese ukagira ngo ni imashini azanye. Ntago azanye umuntu wo kubana nawe ngo abe inshuti ye, bururutsanye imibabaro, baganire, bahana umwanya, buzuzanye ibyo. Oya, we yapanze purani, yagiye kuzana nkuzanye umukozi. Ni umukozi uhoraho, yishyuye inkwano ye, yishyuye icyo uzabaho ngaho. Umukozi, hari umuntu yerutse kumva ku makuru wa divorce n'umugore bamaranye imyaka 25, bagiye kudivorce ngo abanyamategeko baramutegeka bati rero ubwo mubariye guhera ku munsi wa mbere yabaye umukozi wawe, umubarira amafaranga y'umukozi. Icyo kintu uracyumva icyo ndimo mvuga? Kugira ngo rero urukundo rw'abantu bashakanye ruguma ari rushya, umugore ahora ari wa wundi n'undi ahora ari wa wundi. Nkurikije experience mfite mu myaka mikeya, hari abandenzeho nifuza kwigiraho, buri munsi mpora niga ibintu by'urugo, ariko ni ukumenya kubana n'uwo mwashakanye, mwuzuzanya mu kintu icyo ari cyo cyose, mugira ukuri, mukundana,
mwitanaho muhana umwanya nyawo. Njyewe uko nteye mama Queen nkwibwira, njyewe umburiye umwanya tubana, papa Queen arabizi, nkunda umuntu unyitaho, nkunda umuntu unyumva, nkunda umuntu umbwira akantega amatwi, icyo cyonyine kibuze naturika. Nkunda umuntu umbwira ngo humura igihe mbabaye, manwe nshobora kubura icyo kurya, nshobora kubura icyo kwambara, ibyo nta nicyo bimbwira, umuntu akihangana, nshobora guhura n'ibintu nkihangana, ariko nkeneye wowe kuruta uko nkeneye ibyo byose wama. Ikintu cyose wama utanyihaye ntago byinyura. Njye niko nteye. Mbere yuko ungurira icyo kintu gihenze, mbere yuko unsohokana aho hantu hahenze, mbere yuko unkorera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ni wowe nkeneye amarangamutima yawe kuri njye, nkeneye ijwi ryawe rituje kuri njye mu gihe mbabaye, nkeneye inama zawe, ntabwo nkeneye wa muntu umbwira ngo ariko aha njye ikintu nkunda mu bantu bashakanye ni igihe nakoze ikosa akaba yambwira ati ariko sheri wanjye nawe aha hantu nawe ratuye umunsi taha witwaye nabi. Uzi ko hari igihe usubize ko nkunda kuririmba, hari igihe twigeze kujyana nagiye kuririmba ahantu tugeze mu rugo arambwira ati ngaho twicare dusubire mu byo tuvuyemo. Aranyishaza arambwira ati rero ubutaha ujye ubigenza gutya, dore aha wifashe gutya, ntiwarebye neza byagenze gutya, none ariko ibi ngibi wabikoze neza byagenze gutya. Ibyo bintu ndabikunda ku muntu tubana, nkakunda ukura mbwiza, ahari ikosa akambwira, aho ntitwaye neza, aho navuze nabi atariko hari n'igihe tuvugana akambwira atariko iri jambo wambwiye gutya na gutya, nkumva ibyo ni sawa. Twari turimo tuvuga ngo ni gute urukundo rwaguma mu bantu bashakanye ari rwiza. Nibyo navuze, ni uguha umuntu urukundo ukamuha umwanya ukamwitaho nawe akakwitaho, kuruta ntabwo uba ushatse ikimashini. Nushaka ikimashini uzajya hari ibirobo byaje, uzagenda ugura ikirobo ugishyire mu rugo, ujye ugisharija gusa niba gisharirwa, niba ari icyo kujya guhinga ucyohereze mu murima, niba ari igikontoro rugo ugicomekere kamera, ariko ntabwo umuntu w'Imana yaremye akwiye kubaho nk'uri mwibagiro nk'uko nahoze mbivuga. Hari igihe iyo umurambagiza umubwira amagambo meza ukamwizeza. Hari umuntu umerutse gusura kumurambagiza, umuntu akwizeza ibitangaza bidahari, akakubwira akazakora, akakubwira iki, akakwereka n'ibimenyetso ko avuga uti uyu mugabo nimushaka nzahirwa. Wagera no kubona ikiro cy'umuceri bikaba intambara, ukabaho uri umugore uri mu rugo uri uwo kubyara gusa, n'uwo wabyaye utamwiguririra umwenda, ugapimirwa amafaranga y'isukari, isukari ikaba isukari, wanagorora senkano ukayimurika, kandi utemerewe kuva mu rugo ngo ujye kwikorerera yawe. Njye ntabwo ndi umuboyi w'umugabo wanjye, nta nubwo ndi umukozi we, ndi umugore we, ariko ndi umugore ariko ngomba kuba n'inshuti ye kandi nawe akaba inshuti yanjye. Ibyo bivuze burya nta kindi twaba dupfana. Ntabwo rero turi abapagasi, namwe ni muri abapagasi, ntabwo turi inyamaswa kugira ngo mugume mukundanye. Ibi inshuti y'umuntu mubana, umenye intege nke. Njye azi intege zanjye nkeya, arazizi papa Queen, azi intege nkeya zanjye, azi na nyinshi zanjye, point fort zanjye arazizi, kandi point faible zanjye nazo arazizi. Nkunda ko zose azi kuzitwara neza, kandi nta nduru nzi, ntayo yakumva. Kandi ndi umuntu mu rugo nubura gusaba imbabazi, nubura kumenya guca bugufi, kumwe twatangiye tuvuga. Wakosa ntumenye kuvuga uti mbabarira, nagize nanya navuze aho ibidakwiye, nagize mbabarira. Icyo kintu nikikunanira ukihagararaho, ntago bizakunda. Njye nkunda ko agira umutima umbabarira mu ikosa runaka, uretse ko rwose nkurikije ibihe twanyuranyemo n'umugabo wanjye, mba ntifuza no mba numva ntashaka ibintu bimubabaza. Imana ijye ibindinda, ariko niyo hari utwabaye menya kumubwira sheri mbabarira, ndi umuntu, sindi marayika, kandi nawe ntabwo ari marayika. Niba hari igitondo mbyuka, njyewe njye nifataho urugero, niba hari igitondo mbyuka nkabyuka nkumva umunsi naguwe nabi, nkumva umutima wanjye ntiwishimye, nkumva mfite agahinda ntazi icyagateye, umwana yamvugisha nkumva simvuze neza, nkumva iki, njyewe ubwanjye nananiwe kwibabarira, nananiwe kwiha amahoro, nananiwe ndimo kwibureminga. Kubera iki? Urumva uwo twashakanye cyangwa turi buhure ndi bamwe turi bingana iki? Menya gutwara uwo mwabanye uko ari, umenye aho yananiwe umuzamure, umenye aho yazamutse umushyigikire, kandi umenye gushyigikira umuntu mwashakanye, umenye kumutiza imbaraga mu mugambi mwiza afite, ntukabo kumusenya. Hari igihe tubana n'abantu umuntu akabo kugusenya, akakubwira ko ntacyo wageraho, akakubwira ko ntacyo ushoboye. Wowe ushoboye iki nkawe? N'ubundi uri igicucu, nk'ubu nagushatse ureba, agahora guca intege. Washobora iki? Iki cyarakunaniye. Amahirwe niba yanze uyu munsi, ntabwo ejo
azanga gucuruza hari agashoro yaguhaye manwe kahomba kumva ko ari ubwenge bwawe buke n'ubundi mugira ubwenge buke mushoboye iki ko amafaranga wayamaze muri abo kurya gusa mukabyara yagushatse kare kose ari he ko yari afite ubwenge yashaka abazi gukora ntamenye ko uyu munsi ntabwo amahirwe y'uyu munsi ariyo yeje ibihe bihora bisimburana ariko mu gihe inama namugashira uyu munsi aha byanze byagenze gutya twagerageza n'ibi ngibi ibyo byose biva mu kubahana ukamenya uwo mubana ukamenya igice cye ukamenya uko umufata ibyo bigenda bibalansinga umugabo akamenya umugore umwe yazamuka undi akamanuka umwe yaba amanutse undi akamuzamura gutyo bigahora gutyo njye aha reka mvuga akantu gatoya mpite nsoza iyo ngingo igare urarizi igare tugendaho njyewe narigiyeho rimwe nitwaye iri mu bitasi mitandireka ntago ndaryiga ariko se ndacyaryize we simbizi ariko mu mibereho y'igare uko nabibonye nta na rimwe ndabona rigenda ibirenge byaryo biringaniye gutya kugira ngo ukipinge kugira ngo ugumye ugende umeze neza nuko ibirenge bigenda binyuranamo kimwe kimanuka ikindi kigize gute kizamuka reka dusipoze ko ubuzima bw'urwo ari nk'igare nimushaka yuko ibirenge byose bibalansinga bikagira gutya bizahagarara nta nubwo byanakunda muzabirinduka ariko do purisi kimwe kimanutse ikindi gita kizamuka urugendo rugakomeza byagira gutya ikindi cyazamuka nuko nyine ni nk'ibirenge by'igare tugende rero bano nshuti zanjye za Keze Manuel arimo mbaza ngo ni gute wakipinga ku rugo rwawe ruhorana urukundo rushya tugomba kugira innovation mu bushobozi ariko mango bundi ngewe reka nivugirire ku bagore nibo nshuti zanjye nanjye ndiwe abagore dukunda gukundwa kuko twebwe abagore nta rukundo tugira reka mbivuge gutya twe dutegetswe kubaha guca bugufi nko kumwambajije ariko tuzabikora ku badukunze abagabo mutegetswe kudukunda natwe tukabagandukira nk'uko Bibiliya bitubwira ngewe ni gute uzaza ukamaritireta ukamfata nawe ukagira gute urukundo rwanjye no kukugandukira uzabikura hehe ni mungo habamo utuntu dushya ntabwo kunezeza umuntu bisaba ikintu kinini ntabwo bisaba ikintu kinini mbabwiza ukuri mama Queen mureba ushaka kwibaza ngo uyu mugore ngo yagize atya natya abanzi muranzi ariko ndababwiza ukuri nyurwa n'uburyo ibintu biba bimeze utuntu tw'udushya utuntu duto ugenda ukorera umuntu ukamwereka ko atari wenyine nibyo bikwereka yuko umuntu muri kumwe ukamuganiriza mwaba mwirirwanye mu rugo uzi kwirirwa mu rugo ku munsi w'umuganda wirirwanye n'umugabo cyangwa muri corona ingo nyinshi uzi ko aribwo umuntu yamenye uwo babana uwo ari we hari ukuntu bana n'umugabo akora mu ntara n'urugero akaza nko muri weekend iyo minsi birakavuga ati aho ntiyamvuma akihangana iminsi ibiri bari mwiza ariko corona buriya yatumye abagabo benshi buriya nk'amadivorce yavuye nyuma ya corona shashwa ko yarabaye menshi kuko twagiye kuri tere ewana amaturufu n'ibigarasha biragaragara kubera iki yego nibwo abantu babonye umwanya mbese Imana yadushyize mu kantu kugira ngo mubana nibwo wamenye uwo mubana ngo nindi bitekerezo byo gufata tegira gute iyo we ubundi ubana n'umuntu buri munsi nibwo umenya umuntu mubana imivugire ya buri munsi ni iyihe imikorere ya buri munsi ni iyihe ese uyu muntu rero mwite kuba mwashakanye mububahe mumenye guca bugufi musabane imbabazi mujye inama mufate umwanya muganire niba ari byo mutumvikanaho mu rugo mushaka umwanya ngewe ntago nkubeshya hari igihe umugabo ajya nkumva akantu nshaka ko tuganiraho kandi nkabona ntago biri bukunde turi mu rugo tugafata dushobora kuba tudafite n'amafaranga yo kugura iyo fanta ariko tukigira ahantu tukiyicarira twajyaga twigira ahantu habaga agashyamba tukicara ahantu ku mabuye tukiganira nkumva biranyuze kandi nkavayo nguwe neza ikibazo twe dufite kigize gute gikemutse ubwo rero n'amafanta naza tuzajya tugenda namusohokana nkoze kuri kashi zanjye yakora kuze tuzajya tugenda twishime dufata agafanta tumwe tuganire ku kibazo runaka rero umwanya uwawe nawe ni waguha agaciro umuhaye nawe arakaguha ntabwo twebwe turi ibimashini mugura turi abapagasi turi n'abakozi bo mu rugo turi abagore banyu namwe muri abagabo bacu twubahane s'ilivupure reka mvuge gutyo twubahane duhana agaciro twubake ingo nzima ziganjemo Yesu uko Kristo agirira ngo itorero aba ariko natwe tuba ingero nziza nka mu ngo turimo rero badukurikiye urukundo nta kindi kirukuza n'imbabarira n'urwo rukundo tugaragarizanya n'imibanire myiza n'uwo mwanya uwawe buri wese yigenzura arebe niki uzi ko abantu bajya gushwana bakajya mu madivorce wakumva ibintu bibatanyijwe avuga tuba abo ngabo koko bazize iki ugasanga mu by'ukuri nta kintu cyakagombye kuba kibatanyije
ariko ugasanga ni akanya umuntu yabuze kugira ngo baganire ku kintu runaka, ugasanga n'utuntu dutoya, ariko tugiye tumenya mbere urukundo rw'abantu rwakura kandi rukagera aho umuntu yifuza hashimishije. Rero ndabifuriza kugira ingo nzima, nanjye Uwiteka agumya anshyigikire, ndarwifuza kandi mba numva ntifuza ikintu cyazadobya urugo rwanjye, kuko narwubatse nduruhiye, narwubatse ndukunze, narwubatse numva ndushaka, ntabwo nifuza kuzikorera ivarisi nsubirayo mu rugo cyangwa se nahukana. Imana izabindinde mwa bantu mwe, abo byabayeho simba bureminga, Imana izabashyigikire muzisubiremo cyangwa mubone izindi, abo mutarashaka Imana izabarinde gushaka ingo zizatuma mwahukana cyangwa muhura n'amakimbirane. Mujye mumenya ko abo mushatse ari abantu, atari amamashini, atari inka mugiye kubagamo bashakamo inyungu ngo nimugera mu ngo mubagire nk'abo mujyanye mu ibagiro. Oya 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 oya. Okay, reka mushimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Kiretse niba hari akandi kantu wasoza ukanasenga. Urakoze cyane, reka nta kindi kintu cyo kuvuga. Njyewe umuryango ni ikintu nkunda, umuryango ni ikintu nubaha. Iyo harimo abana, Bibiliya nijya imbwira neza ikavuga ngo menyereza umwana inzira akwiye gucamo ngo azarinda asaza iyo nzira akirimo. Babyeyi mufite abana n'abitegura kubabona, ibyo tubiba nibyo dusarura, ibyo dukorera mu ngo abana batureba nibyo nabo batora, ibyo twigira byose abana bacu barabifata. Rero reka duharanire kuba ababyeyi beza kugira ngo dutange ingero nziza kubo tubyara, twubakire u Rwanda, twubakire igihugu cyacu, twubakire isi muri rusange, tubahe abaturage. Uyu munsi nitwe baturage, abo turimo kubyara ni abaturage b'ejo hazaza, nibo bayobozi. Ariko tekereza ko uri meya warakuze mama wakubita umugore akubita umugabo, cyangwa se papa wakubita mama wawe. Gitekereza kuba uri umuntu usezeranya bageni babwiye ngo muzabeho neza, warakuriye muri ubwo buzima, uzi ko papa watahahaga, mbese uzi ubuzima wakuriyemo, ugatangira kwigisha abandi ngo bajye babana neza, ugatangira kubaha amasomo. Ni nko gusezeranya umuntu umubwira ngo babana n'umugore gutya na gutya kandi wowe utaramwigeze. So njye ndashaka kubwira abantu ngo dutoze abana bacu, tubategure kuzavamo abantu beza b'ejo hazaza, kandi aho tutageze abana bacu bazahagere neza, ari abo kwifuzwa, bakure bashimwa n'Imana n'abantu. Kuko uyu munsi hari abantu nshaka kubwira ngo uyu munsi ushaka kuba uri mu bihe bibabaje, umunsi ushaka kuba ufite ibibazo byinshi bitandukanye bibabaje umutima wawe, wumva utanakwikuramo, ukavuga ngo ubwo murahaze, ubwo muba mwarenzwe, ubwo muba mwagize gute, mbese ukumva nyine mwabuze ibyo muvuga, ukivugira ibyo ushaka. Nibyo koko umuntu iyo ari mu kibazo avuga ibyo yumva ashaka bitewe n'uko umutima umuyobora. Ariko inshuti yanjye, ubuzima bwiza Imana irabutanga, n'abana tubarere uko bigomba. Imana niyo mugenga wa byose, nitegure ejo hazaza h'umuntu. Icyo ubiba uyu munsi mu mwana wawe nicyo azasarura. Nabona wiba aziba. Nk'ubu nk'akagero gatoya, kera nkiri mutoya hari ukuntu najyaga mbona papa yajyaga aza, yaza ubwo mama akaba yamwiteguye, twe twatwariye kare tukajya kuryama, nkareba ukuntu yakira papa, nkareba ukuntu amwarurira ibyo kurya, nkareba ukuntu amuzanira silipe zo kwambara, nkareba iki, ndeba ukuntu mama yabaga yarabyaye, nkareba ukuntu papa amwitaho amugaburira, nkareba ukuntu tumara kurya akamuterura agahinja akajya kukaryamisha, nkareba ukuntu papa yoza mama ibirenge, nkareba ukuntu papa yakundaga mama. Kandi pe nubwo papa atakiriho, ariko turi mu bantu bagize ababyeyi, bagize urugo rwiza. Ntigeze numvamo impagarara, ntigeze numvamo induru, kandi mu bike byabo, mu byinshi, nta buryane, nta bwihugiko nigeze mbona mu rugo iwacu. Agato na kanini nabonaga bagasangira, byaba bidahari nkamenya ko bidahari. Papa akarara amajoro